ahubwo je ndi kubaza ngo kweva yakwemeye amafaranga niko tubwiye yakwemeye ku madolari yarambwiye ngo azama amadolari kuko icyo gihe navuganye nawe none se ko yakwemera amadolari nawe ukabugiye kujya ku mitsi y'umuntu yasambaniye oya ntago nzi ko ayo mafaranga azampa azaba ari yarasigaye ko mvuyemo yaraziretse nawe asubu rero babaha amakoti mwese mwera abakozi b'Imana kuko nta kindi mbona musigaje n'ubundi muri iki gihe tugezemo sha ubu tugiye kuzatujya kwisengera ku cyumweru nizere ko mumeze fresh mwege muherereye ahantu hagiye hatandukanye wewe uri muri Afrika nawe uri hirya ya Afrika ndavuga ku nyanja nizere ko mumeze fresh nkuko bisanzwe murabizi ko ngahanye turi kuri Nzovu 250 akagatundo yo navuze ngo reka ndabakorere show reka ndabahinjyana reka ndabwire ko nazindukiye muri za quartier za Nzovu zimwe zituyemwo indayaze ese mama turamubona cyane ntago tumubona cameraman uramfasha iki ni ku kindi nucererwa nawe uzambwira icyo uri kurakora kuri Nzovu 250 cyanye tuguhe divorce witahira cameraman nawe uri kumbonera ngende inyuma cameraman ngwino nkwereke ngwino cameraman je navuze ngo nzabahasho kuva ku ntango kujya kwihetse Nzovu bimeze bitese bimeze neza n'amahoro amakuru amakuru imeze ndabona uzindutse umeze neza ra andindutse burya mu kuzindukwa k'umuntu buriya umuntu abajya guhiga abajya mu kazi buriya kandi akazi nakakare ubu akazi kambere wagasoje akahese ese ubu ahantu uvuye Nzovu reka tuvugishe mvuye ahantu uvuye ntago hazwi nge sinsigaye ntuye hano ruguru hano muri ko hano ruguru ariko sha ako nukabisha ntago gukurikirana ntago mbeshya ahantu ntago tuhazi wanjye ntago ngenza gushiraho kamera nawe abwiye ati Nzovu aya masaha hano yahoraba si hakiri yagiye muri za ndaya ubu si uvuyemo indaya waravuze ngo akazi kambere ngo wagasoje wa munyamukoreka nkubwe yo buriya ntugapfe kwitabana ngo ni indaya indaya ni inda y'umuntu nese wabwiye n'iki ko ari indaya hano haba indaya ariko nawe umenye ujya kukunda kugura duhurirayo zino kete duhuriramo oya wa munyamakuru reka njye nkubyiza ukuri njyewe indaya narazikatiye njyewe nimi ndayo zikatiye witeguye kuba yemeruka kujya mu ndaya hari indaya nge bita Mama Queen ariko iraho bakunze kwita transite hazwi kwizina kwa Kabuga ubu bagiye kumugorora Mama Queen ari muri transit ubu barimo kumunyuzaho ipasi kugira ngo bamugorore atazongera gusubira mu byo yari arimo ese nka Mama Queen nimba yaragufashije akagukemurira umubiri uri kuramukemurira kimwe iki gihe muri iki gihe se rero ngewe buriya ni nanjye buriya kuba bamujyana hariya nahise mukira yagiraga gutya akamfata akankubita akagira ate naba nabonye amafaranga nk'ejo bundi nifatiye amafaranga yo mu Kimina 700 iyo aza kuba hari yose abara yajyanye uko ngo bakurungitse ngo kugenda ngo guhaha ngo nta mugore ngagihaha ngo niwe muganga wasigaye bahahisha wari uzindukiye se wari ufise aho ugiye njye nari nigire mu kazi wa munyamakuru duhuye nigire mu kazi buriya akazi nakakare kandi akazi nagatunga umuntu tuvuye bagukorera basi massage reka umunaniro ba wakwisha ijoro ryose reba nikorerwe nande se nikorerwe nande wayinkoreraga iriya ndaya ko iri hariya nyine muri transite kandi umugore wanjye Mama Sane tukaba tutarasubirana ubwo ninde wayinkorera nta muntu utekereza wenda yasubira abo bantu bose agasubira Mama Queen ko yatagihari ntawe muri iki gihe wamunyamukoreka nkubwire zirangeso nazivuyemo ndashaka gusubirana n'umugore wanjye mama w'abana ku buryo ijambo kubomora ryabigibagirwa na hano mwa kino gihugu oya kubomora rwose kubomora sinyibomora rwose sinyibomora uburabomogwa se erega buri ijambo ryo kubomora riri kwishi buriya ushobora kuba ufite inzu ishaje ugashaka abayedi ugashaka abafundi bakayibomora bye none ukongera ukubaka indi nzu nshya uravuga ngo kubomora hari ukuntu babomora inzu ishaje ese ijambo wavuga babomora iki kubomora yari iyo wavugaga wasesengura ko babomora iki nyine kubomora kuri kwishi harimo ababomora ba bantu baba bahagaze ku muhanda ninjoro
hari n'ababomora ibikuta ese undi akazi kawe ugakorera hehe wenda tugende tujyanye gake gake ntabwo nafunze umuhanda nta bariyeri nashyizemo mama none ubwo ngubwo rero buriya duhuye n'igihe mu kazi n'ibyo kuvuga ngo mvuye muri ba bandi bambara amajipo sha wa munyamakuru Didier nabivuyemo none se nzo vuga hari cyazo cy'amatsiko mfite ubu ngubu ubuzima bwawe nimba ari warabasize mu kubomora ukavuga ngo warabihebye ese ubu ngubu ubuzima bwawe buragana saha ndi bavuga ngo umuntu ngo yashaje ngo yananiwe oya erega buriya Didier reka nkubwire ko kubomora ntabwo ari na ngombwa ngo bomore kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru ubwo mugongo wawubona izo mbaraga wazivana he ako mba numva ngo abagabo ngo bameze nkaho bameze ukuntu ngo gira utubaraga bagira utubaraga nabura erega buriya babantu uzabona bafite utubaraga baba bariye ubundi ndavuga hari ikibazo ufite mu buzima bwawe iyo mugiye guteta hamwe na Yakamwana ninde muntu akundwa mbere erega buriya reka mbikubwire mbonera no kuvuga yuko wowe bita Gasore Pacifique muri iyi minsi asigaye afite umugore Gasore Pacifique nawe izangeso wakekaga ko mvuyemo yaraziretse nawe ese rero babaha amakoti mwese mwera abakozi b'Imana kuko nta kindi mbona musigaje n'ubundi muri iki gihe tugezemo sha ubu tugiye tujya kwisengera ku cyumweru burya ngo baravuga ngo y'intare ishaje ngitangira ngo kurisha ibyatsi none nawe bisiguye ngo wananiwe reka tubyeme abantu ko wananiwe ibintu byose ntago ndananirwa buriya buri umuntu w'umugabo ni umuntu ukomeye cyane bakunze kuvuga ngo umugore hari imyaka ageramo agacura ariko umugabo nawe umugabo w'imyaka 80 yashatse umugore yabyara ariko umugore hari imyaka ageramo agacura nzovu hari abantu baba bafite ibintu byinshi bibaza ese nzovu bino bintu ko ishinga no magambo gusa akishinga kuturyohereza nzovu mu buzima bwe amaze kugera kuki n'abagore benshi ni imitungo myinshi amaze kugera kuki nzovu ibyo amaze kugiramo ubu mfite societe ntanga 10,000 bya buri munsi abo bakunze kwita kwa Ndezi hari ikimina ntanga cya buri cyumweru ariko ikimina wizigama bitewe n'amafaranga ufite buri cyumweru ubwo rero kandi ibyo bintu ni byiza mbona no gushishikariza abantu kwizigamira bikugeza ku iterambere ubu turimo turagenda muri uno muhanda duhuye n'abantu babiri igitsina gore kigowe n'igitsina gabo kigowe mw'abantu babiri watangira gufasha nde ngewe buriya ngiye kugira ngo mfashe umugabo nafashe umugore kuko umugore aba afite abana agira gute akaba adashoboye kujya mu kazi ariko umugabo ashaka kuzinduka akajya muri ubwo buyedi akajya mu bufundi akajya kwikorera amabuye akajya gute cyane navuga ngo nafashe umugore hari yindi mpamvu ndamukeneye oya buri impamvu wafashe umugore ushobora nawe afite akana karimo kumurira mu mugongo ukaba wamuheza amafaranga akaba yagurira umwana amata yewe nafashe umugore kugira mfashe umugabo baravuga ngo hari ikibazo nkunda kubaza ngo iyo umugore ngo zakwiriye 100 ngarasara iyo umugabo amaze kurongora abagore barenga 100 agira iki rero ibyo ni imyumvire yanyu ibyo bintu ntacyo mbiziho umugore se nabyo iyo barimo kubivuga ntabwo bavuga kuri aba bagore bafite abagabo kuko buriya iyo bavuga umugore ufite umugabo aba ari umugabo umwe gusa nongeye kubivuga mu rindi jambo ritari ryiza aba ari umugabo umwe kuko aba ari umugabo we gusa ariko bari abantu baba bari ku muhanda bari abatega baba bafite abagabo benshi kereka nimba ari ese barasara none ashobora simbi ibyo nabyo ni imyumvire ibyo nabyo barabeshya ngiye ibyo bintu sinabyinjiramo cyane ntabwo mfa kuzinjiramo reka tugende tuganiraho gake kugira ngo sindana gutinza no mu kazi kawe nzovu reka nkubaza ikibazo kimwe ko mbona uri gutaha muri quartier isa nabi kandi ndaceka kwa Debeni ntagataha ahantu hameze nko ku mugitaka wowe ugiye gukora iki none se reka nkubaza wa munyamakuru kumbonye nimano nyura hariya
inzu mba murayizi inzu iri haruguru urayizi bisiguye ngo ngaho uri waje kubomora ntago ari wawe ntago ari ukubomora njye nsigaye ntuye hano ruguru hari shato nsigaye ntuyemo kuvuga kandi burya iyi karitsiye nayo ntago ari mbi urakodesheje cyane wari yubakiye oya njye sinjya nirara ndakodesha ariko nkaba mu nzu nziza ntago ndagura inzu ngewe ariko kubw'Imana nzayigura uno munsi Nzovu yari yaramenyereye kurarana n'umugore muno mwanya ashobora kwirarana bigakunda mwiyo shato abamwo birakunda burya sina ngombwa kuvuga ega umugore nese umugore ufite umugore akajya gusura iwabo uri umugabo ntiwirarana arirarana mugabo umenye ngo hariho n'abagabo bacatumaho amahabara yabo wowe ukora iki mw'ivyo ngivyo oya njye ndindira umugore wanjye rwose akagaruka kandi mama Queen adahari Mama Queen ntabwo ari umugore wanjye Mama Queen onge mbisubemo Mama Queen yari indaya yanjye so umugore wanjye ni Mama Sandrine Mama Sandrine ni umugore wawe okay ubwo ngubwo ndumva ari byiza cyane ako Nzovu wenda kugira ngo kwera akazi kawe isundi akazi kawe gakwera he kujye twagera tuganira kugira ngo sinda gutinza akazi buriya rero kankubwire akazi urabizi nkina amafilime nkora ibiganiro niko kazi kanjye buriya unambonye nari nigire mu biganiro nk'uko nawe mpuye nawe uri umunyamakuru nave ndakubaza ibibazo bibiri by'amatsiko byonyine uce wigendera uyu munsi Nzovu azwi nk'umusitari pe ni nako binari ako Nzovu ntaratwereka ubusitari bwiwe aho buhagaze navuga ngo ni gute ntago urigera ufasha abantu hano mu muhanda Nzovu reka dukora ikintu kimwe mbafasha reka dukora ikintu kimwe urumva tugende ngaha umuntu umusaba ati wamfasha ko naburaye ukama inoti ya 2 ngewe amfasha amfasha ngewe ako ntago ari kugufasha ahubwo twego twaza kumufasha umusaba inoti ya 2 nayi ayimuguhaye umukubire 3 reka se nkubwire ubwo ni nkawe nge waburimo kumusaba rero reka nkubwire umutima uraba abaturage tumuturanye ko bagukunda Perezida wacu w'igihugu cyacu yatubwiye ngo twebwe dukore ntituzahore gusabiriza ni bibi rwose ni umuco utari mwiza mu Kinyarwanda mbona no kubwira abantu hari ibintu bisigaye byateye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hano mu mujyi wa Kigali ugasanga nk'umumama nko mu saa 12 hafi saa moya afashe umwana amukubise mu mugongo agiye anyura mu tubari avuga ngo yagenda mu bipangu agafurira abantu akagira gute rero umuco gusabiriza mu Rwanda rwacu ntabwo ari mwiza mwihangire imirimo mukore rwose mujye mu buyedi mujye gufurira abantu mu bipangu igihe uzaba ufite imbaraga rwose wisabiriza Nzovu hano hanze hari ikibazo kimwe cya trendinga cy'umukobwa bita Eva sinzi ko muzi yakoraga akazi nk'aka kanyu akaza kugirirwa amahirwe agenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atwarwa n'umugabo ako ejo byaratunguranye wa mugore mwe batwara muri Amerika bamukuye kuri TikTok ejo bamufasha ari gusambana biva kuki umuntu akagufasha ejo kamwitura inabi ibyo nanjye nko kwabyumvise ndabizi uwo mumama bamwita Eva uwo mumama ngewe twiye no kuvugana kuri telefone ari mu gihugu cya Amerika kuko uwahoze ari umugabo wiwe muvuge nta kibazo ni inshuti yanjye reka najya ni John ni kuba muzi uwo mugabo ejo ndavuye no muri Amerika yanzaniye inkweto anzanira ipantaro anzana n'umupira mbona no kumusuhuza John warakoze ndagukunda hari n'igihe dusanga kuri tele akaba yaduha amafaranga rero uwo mudamu bita Eva yari umudamu wa John no John ni umunyarwanda yabanje kujya muri Amerika agezeyo ubuzima butangira kuba bwiza ahita atumizaho umugore we amusanga muri Amerika kuko hariya muri Amerika iyo ageze umugore nawe yaragiye aratangira akora akazi na John arakora ariko bagezeho bashwanye none nanjye ejo bundi nagiye kumva numva ngo Eva ngo yatwaye umugabo wundi mugore koko ngiye byo simbihagazeho nama YouTube uruzano biriko biraturuka igitsina gore
gisigaye gifata ibiyobyabwenge gisigaye gifata inzoga nyinshi gusumba igitsina gabo biva kuki ko abagore ari basigaye ari abasinzi kurusha abagabo? Ngebyo simbizi ibyo wa munyamakuru ibyo ntitunabyinjiremo cyane ntibinatureba bifite aho abo bireba. Ako Eva ngo ngiye nguwo Eva nubwo nabyumvise gutya nkuko nawe umunyamakuru nawe ubimbwiye nta gihamya ngiye mbifitiye 100%. Ako ngo Eva ngo baramusabira ngo 24 ngo bamugarure mwa runo Rwanda kuko ngarimwe ngarasebya ngo Afrika. Ngebyo ntabyo nzi rwose. Mama bita Eva ni umudamu mwiza ufite inzobe ngiye twaranaganiye kuko ikigera nambwe iti inzovu nindamuka nje mu Rwanda ku minsi mikuru rwose tuzasangira mbe nagwa ku madolari. Rero ubwo ngebyo ntacyo mbizo kereka ntacyo mbizo vraiment. Okay, Zovu navuga ngo turagushimiye cyane ku kiganiro dukora. Urumva ko uwo Eva muno mwanya ari karasebya John, kandi John yamugiriye neza amukura muri Afrika mutwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ahubwo je ndi kubaza ngo ko Eva yakwemereye amafaranga niko tubwiye yakwemereye ku madolari. Yarambwiye ngo azama amadolari kuko icyo gihe navuganye nawe arambwiye ati Nzovu nzaza mu Rwanda nko ku minsi mikuru ubwo ni za bona na za Noheli ariko hari akantu nzaguha nshaka kuguha amafaranga cyangwa nareba ikindi kintu nguha. Kuri none se ko yakwemereye amadolari nawe ukaba ugiye kujya ku mitsi y'umuntu yasambaniye kumbaraga ntago nzi ko ayo mafaranga azampa azaba ari we yarasambaniye. Ngiye numvise yuko hari undi mugabo undi mugore yatwaye, ntago nzi nimba ari ubura arimo gukora. Ngiye nta gihamya mbifitiye 100% urabizi ngewe hari simbizi. Nzovu wagize neza kuganira natwe, reka tukureke ugende mu kazi kawe kuko abantu baba bagukeneye nibo benshi. Wagize neza kutuganiriza. Urakoze. Nanjye reka nkajyemo. Ako genda wabwiye ko ino channel iki kiganiro kitumira kuri channel yawe okay, ndabwira inshuti zanjye ndabwira bankunda haba abari mu Rwanda abari muri South Africa abari ku mugabane Burayi mwakunze kubinsaba ese Nzovu gukomeza gukorera abandi wewe washinze YouTube channel yawe none igihe ni iki ngiki nafunguye YouTube channel izaza yitwa Nzovu 450. Ndabwira inshuti zanjye rwose mukoreshe na comment mutibagiye gukanda kuri yanzogera Nzovu mfite YouTube channel yanjye mujye muyikurikirana muri benshi mu ntera inkunga. Murakoze, Imana ibarinde, Imana irinde inshuti zanjye, irinde n'abanyarwanda bose. Karakagaruka bayi. Murakoze cyane.